Ibihe byiza kuri mwe munkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Reka ngushimire wewe wakoze subscribe kugira ngo ubashe kunkurikirana uko bwije ndetse nuko bukeye. Reka none ngushimire wewe wakurikiranye no season ya Ange umukiri. Iyi akaba ariyo episode ya 12 ndetse akaba ari nayo final episode yayo. Ngushimire wewe wakurikiranye no season. Reka dukomeze ino episode yacu ya 12 ndetse ari nayo isoza iyi season. Duherukanaho Ange bari baje kumufunga dore ko abapolisi bari bamaze guhabwa amakuru kare waba warashimuse Godanse. Kandi twibukiranyije neza turabizi ko Patrick ndetse na Manzi bari batanze amakuru. Dore ko bari bavuze neza kare we washimuse kandi kare we wagonze. Abapolisi duheruka baje ndetse bamufasha bamujyanye kuri polisi bamujyanye. Ese Patrick bino nibikino noho bibaye. Noneho Chris nanjye ibingibi rwose birancanze. Uko biruzi nanjye niko mbibona rwose simfite ikintu na gitoya nabikoraho. None se ubungubu koko nawe gusura umuntu mubi pe ni guturiya mukobwa ari we wangoze ndetse ntubimbwire. Ndarengana ese reka nkubaze koko. Chris nawe ufite umushuti wawe akabasha kuba yagonga umuntu ntabasha kugira imbaraga zo kubimwibwirira. Wewe wagenda ukabivuga. Kuko wanamugani ntabyo navuga. Rero nanjye nuko byagenze rero. Nari mbizi ko yabagonze kandi gusa uretse ko abantu birengagiza ndabizi neza yaragufashije kandi ndakeka nta kindi cyari kirenzo. Gusa bro yarari guteganya kuba yabikubwira pe nta wundi mutima mubi kandi ntumuраkarire. Ibaze nyine uzi ko twahoraga tubivuga ndetse tunabipfa mubwira ko nshaka kuba najya kurega abo bantu ariko akabihakana. Ya of course nawe yarafite ubwoba ko yakubura ndetse ko yafungwa. None dore ibyo yangaga byose ahubwo nibyo bigiye kuba byamubaho. Cyakora mana yanjye uriya mukobwa arambaje ndetse anteye agahinda pe. Oya rwose Chris ahubwo turebe icyo twakora naho kuvuga ngo arakubabaje kukubabaza byo ntabirenze kuko abantu bose barababaza. Yesu we ubuse koko ndabigenza guti ndebera kino kibazo cye kijemo ndetse n'icya Godanse ntikirakemuka bose ndabigenza guti ariko byose ni ikibazo kimwe urabizi ko gishingiye kuri Godanse ahubwo turebe ukuntu twabasha kuba twabona Godanse. Kandi ese buri ari amakuru bayakuye abapolisi ngo niwe washimuse Godanse ibyo bintu byo ntabwo nabyizera rwose nta nubwo bishoboka. Nyamara bro nushaka kubyizere kuko birashoboka cyane. Ngahibaze ngo esuwe birancanze pe ndikubura ikintu nkora. None reka nkore kuntu Patrick tujye kuba twabigenza. Ntari bimbwira ndi kukumva. Basi we ko ushoboye kurikiye bari abapolisi ubashe kumenya ibigiye kubera kuri ya station ya polisi. Nanjye basi reka ngume shakisha muri kino cyaro ndebe ko nabona Godanse. Kwa turi no gupanga aho twatanga amatangazo kuri radio turebe ko wenda byakimuka. Naho kuvuga ngo rwose nuri wamutwaye Ange ntabwo bishoboka. Ariko Patrick ubundi reka nkubaze wowe na Ange muziranye kuva ryari? Umva kandi Chris Ange tuziranye kuva tukiri abana urumva rero kandi ndamuzi neza pe ndabizi ko ibyo bintu atabikora. No especially kuba yashimuta umuntu impossible ntabwo bishoboka. None se ninde wabahaye amakuru ninde wababwiye ko ari we mana we ibaze ninde wababwiye ko bashi birancanze use koko ndabigenza gute ibaze amakuru ngo niwe wangonze none ibaze ngo ni nawe washimuse kandi urabona nta n'ikintu yari kubikoraho pe urabona ko nawe bisa nkaho yasekagwa muri koma. Gusa nawe rwose Chris ari uramutereranye ubonye kuntu murebye. None se Patrick ngenda ari kubigenza gute nanjye byancanze nari ndi kwibaza ibaze ibyo kuba yarangonze byari binguyeho none na stress mfite zuko nabuze mushiki wanjye urumva ni ibintu bibiri bibiho. Ni ibintu bibiri nyine ndabibona gusa wivugishwa kandi wigira ikibazo ndabizi neza tuzamubona mushiki wawe tuzamubona ndetse vuba kandi na Ange ari buze kuba yava muri gereza rwose ntugira ikibazo. Abwo nkuko wari ubivuze wegenda ujye kumushaka ndetse unatanga amatangazo kuri radio. Naho nanjye reka ngende ndetse ndebe ibyari byo. Gusa reka njye kuri polisi mbashe kuba nababwira amakuru ndetse mbabwire neza ko atari wakoze iryo kosa. Nta n'ibimenyetso dufite dukeneye gushaka ibimenyetso rwose Patrick. Ese Chris uratekereza ibyo bimenyetso twabikura he koko? Simbizi nyine nanjye sinzi neza dukeneye basi kubanza tugashaka ibimenyetso ko atari washimuse mushiki wanjye. Ariko Chris ndabizi neza ugiye kuri polisi ukababwira ko atari wamushimuse ndabizi babyumva dore ko babizi neza ko mushiki wawe ari uwawe kandi muvukana muva mu ndimwe ubwo rero ntabwo batinda kubyumva. Oya wowe banza ugenda ugereyo urebe ibyari byo nanjye reka maze nshake mushiki wanjye ndetse tunashaka ibimenyetso sawa. Gusa Manzi we aho yarari guserebura dore ko ibintu byose yari yamaze kubigeraho ndetse yari yahamagaye abahaka kugira ngo babashe kuba bahakinga konti ya Ange. Gusa ese kongera hamagara se ati papa bimeze biti ni sawa rwose nizere ko ibintu byaciyemo rwose Manzi papa wibimbwira rwose nabikoze neza ndetse nkuko wabinsabye. Wa mukobwa nizere ko bamufunze
papa bamufunze ahubwo sinzi nimba azanavamo vuba kuko nakoze ibishoboka byose. Ati okay, harya sha se wari ugiye kuzambera umukazana burya ra yego papa nawe wari ugiye kukubera umukazana ariko nyine urabizi bitewe na business nyine byarapfuye nta nubwo byaba bigishobotse. Ya of course mwana wanjye ugomba kumenya ndetse ukabimenya neza cyane, muri business nta bintu by'abagore ndetse nta no kubyivangamo. Ariko papa nyine nubwo ibi bintu byose biri kuba hari igihe njya nisubira inyuma nkumva ndi umuntu mubi, nkumva nagize nabi. Ese manzi ibyo nibiki kandi biguteye? Uri umuntu mubi se gute? Hari umuntu wagiriye nabi? None se papa koko ubu ngubu wari ukugira nabi kurenza uku nguku? Ibaza umukobwa twakundanye imyaka igera kuri 2 kandi uriya mukobwa rwose Ange yanyitayeho nta kintu nigeze muburana. None se ko warindagiye wakigoryo ushatse kuvuga ko Ange yakwitaye kundusha? Oya papa nawe rwose wivuga nabi. No utangiye kumbabaza rwose nta nubwo mbyumva. Nta n'urusoni yakwitayeho se kundushara? No papa ni nyine gusamba numva nyine narahemutse. Homura ufite imyaka mike cyane rwose muhungu wanjye, uracyahemuka ndetse kugira ngo kuri isubeho no kugira ngo uhemuke. Ese papa umuntu adahemutse ntiyabasha kuba yabaho? Noneho ubwo ubwo nimba udahemutse wabaho ubwo nguko iki twahemutse kugira ngo tubashe kuba twagera kuri ibi ngibi. Uzi ko ibintu byose kugira ngo mbigereho hari abantu bagiye bicana ndetse bakava muri business zabo. Gusa papa nyine ibi bintu biri kuntera ikibazo pe sinzi. Ibaze batuvumbuye. Ese wagiye ukora warunduwe uzakura ryari? Ibaze batuvumbura gute? Gusa nugira ikibazo na gito ukora cyangwa ugakora ikosa na rimwe ukibeshya gato kuko nkuko bivuze bazatuvumbura. Papa mfite ikibazo pe ndikumva mfite ubwoba. Ariko se ufite ubwoba bw'iki? Tuza ibintu byose ushire mu mahoro ndabizi bizagenda neza. Turi kumwe neza? Ati yego rwose papa turi kumwe. Ntabwo se uwo mukobwa uri kumugaburira? Ati oya papa ntabwo ndamugaburira. Ariko manzi uzi ko wasaze? Narakubwiye ngo nubwo ndi umuntu mubi cyane ariko iyo bigeze ku kiremwa muntu ngerageza nkagiramo ubumuntu gake. Nongera kugomba kubwira neza ko wamugaburiye kandi kuri kumwitaho, kandi nakubujije abo basore bose mukorana hatazagira ukora ikosa ngo aramufashe ku ngufu, kuko nabikora gato nzabazira kandi mwese uzambona. Oya papa nawe urabizi kandi ntubizi se ko imfura igenda nka se. Ya of course ndabizi, niyo mpamvu nyine papa nanjye ntabwo nakora ikosa rwose, ngomba kwigengesera ngakora mu mujyi umwe nawe, ntabwo ngomba gukora ikosa rwose papa. Okay manzi rero mwiteho kandi akazi keza. Sawa papa unsuriza abo mu rugo. Wenda basuhuza bazi ko wagiye ndetse uri gukora akazi gusa nubwo bataza akazi ukora kariko. Ese papa ntabwo bazamvumbura? Bakuvumbura ibiki? Kereka we nugira ubugoryi. Sawa papa reka nyine njye kumwitaho. Gusa Chris yaragiye ndetse akomeza gushakisha muri quartier z'iwabo zose ndetse abaza n'abashuti ba Godance. Gusa bose muwe yabajije ntawe wigeze umubwira aho mushiki wiwe ari. Koko mana yanjye uko ndabigenza gute? Ibaze mushiki wanjye mubuze. Koko mana njye wabonye kuko nkwiye guhura n'ibibazo bimeze bityo. Mana kuko mbigenza uti? Reba urabizi mu rugo barapfuye nta muntu n'umwe nari nsigaranye, na mushiki wanjye umwe nari mfite nawe baramushimuse. None reba nari maze kwigirira mu rukundo none nawe dore baramufunze. Koko mana ubu ndabigenza kuko uri kwemera ko ibi bintu ari ngiye gusa bibaho? Ariko mana ibi bintu ngomba kureba uburyo mbikoraho. Ese ubundi koko nimba mushiki wanjye bamushimuse ndetse nkaba namubuze kandi bino bibazo byose bitangiye kuziraho namenyanye n'uriya mukobwa Ange ndetse nkamenyana na Manzi ndetse na Patrick, ngomba gukora ibishoboka byose ngashaka amakuru ku giti cyanjye ntitaye ku by'abapolisi cyangwa abandi bandi, kuko mbikomeje gutya nshobora gushiduka Ange akomeje gufungwa ndetse na mushiki wanjye bikarangira aburiwe irengero. Reka ntangire nshaka amakuru ku giti cyanjye kandi ngomba kujya mu mujyi ngaperereza uriya muhungu ngo ni Manzi nkamenya ibyiwe. Na Patrick ndabizi neza kuko ntabwo ndi kumwizera. Nuko Ange we aho yari ari muri gereza abapolisi baraje ndetse batangira kumubaza ibibazo. Ati bimeze bite Ange? Ati Sheriff ni neza ndetse ndakomeye ndashima Imana, gusa nyine n'ubwo ibibazo binziye ibibazo bikuziye gute ko twakiriye amakuru neza ko ari we wabashije kuba washimuta uriya mukobwa. Ese amakuru mwayakuye hehe koko? Amakuru si ngombwa ngo umenye aho twayakuye, gusa turakubwiza ukuri rwose Ange, nutabasha kugaragaza aho uriya mwana ari urabasha kuba wabizira. Ese Ange ukora ibiki mu buzima busanzwe? Ati rwose Sheri njyewe ibintu nkora
njye ngira ibirombe rwose, nkora ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ndacukura ngashora muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu byose byo hanze. None se kuri umukire uri gushaka ibiki, kuki uri kwanduranya bari abantu? Urabizi ubuzima babayemo, urabizi kuntu bababaye bari abana, nta mubyeyi n'umwe bagira. Dore wagize gutyo uramugonga, wenda ariko ibyo tubireke, tureke no kubyitaho. Ariko ndakubwiza ukuri ko uri buze kuba wafungwa imyaka myinshi, ndetse umukobwa uri umwana mubi rwose, ndetse si no kugufunga gusa, kuko uko byagenda kose nubwo byarangira, ndakubwiza ukuri ndagusigarana mbanze ngo w'ikigo, kuko ntabwo ndi kubyumva neza. Ese mbwira, uriya mukobwa yabuze ryari? Sherifu, ukuntu byagenze rero, uriya mukobwa ngo danse, njyewe naragiye mu gitondo. Wari ugiye hehe? Nyine we yari yasigaranye na musaza we. Ushatse kuvuga Chris? Yego rwose niwe bari basigaranye. Noneho bigenda bite? Njyewe naragiye njya mu isoko. Waragiye ujya mu isoko? Oya, nari nkubeshye. Ntiwumva? Utangiye kubeshya, kandi kubeshya nabwo ni ikindi cyaha. Hano tuba dusabwa kugira ngo tuvugishe ukuri kugira ngo ibintu bigende neza, kuko iyo ubeshye cyane tukakuvumbura, amakosa yawe ndetse n'ibihano biriyongera. Nyine sheri, ukuntu byagenze, okay, mbwira neza ntihongeye kumbeshya. Ukuntu byagenze, njye narabyutse mu gatondo nk'ibisanzwe. Aha, bigenda bite? Gusa hari umushuti wanjye nyine Patrick, nkuko bamuhasanze. Ati Patrick ndamuzi, mwaramumbwiyeho. Ya nyine yaraje, ndetse yari yaje kunsura, arambwira ngo mbashe kuba namutembereza muri iki cyaro cyacu. Okay, bigenda bite? Njyewe nafashe imodoka njyana na Patrick, gusa Chris na Godanse we nari mbasize mu rugo. We na Patrick mwagiye he? Twaragiye turatembera nk'ibisanzwe, ndamutembereza ahantu hose, maze kuba mutembereza ntibigenda bite? Njye nasubiye mu rugo. Wasubiye mu rugo? Mbere yuko usubira mu rugo nta kindi kintu kigeze kiba rwose. Sheri, sinakubeshya. Gusa nyine Chris yabanje arampamagara. Ampamagara ambwira ko yabuze Godanse. Noneho bigenda bite? Njye namubwiye ko bidashoboka, kuko umwana ngwana nka kuriya yabura, kuko ni umuntu mukuru. Gusa yambwiye ko atajya arenza saa 12 atarataha, kandi ngo ntiyarenza amasaha 2 ataragera iwabo. None ubwo ngubwo byagenze bite kugira ngo abure? Nyine nuko byagenze, ndamushaka ndamubura, ndetse mfatikanya na Chris kuba twamushaka, gusa ntitwigeze tumubona. Okay, none se Patrick we byagenze bite? Ntimwatahanye? Rwose uriya muhungu ntangiye kumukeka rwose. Sherifu, uriya muhungu njye sinzi ibyiwe, ntangiye no kumukeka. Ati utangiye kumukeka gute? Kuva yaza nyine ibintu byose byarapfuye. Byapfuye gute? Ndabizi neza, amaze kumubwira ko njye na Chris twatangiye kuba twakunda, nabonye ahindutse mu isura. Kandi ikindi wehe, nyine ni inshuti n'umu ex wanjye, kandi umu ex wanjye rwose ndi kumukeka muri iyi minsi, ndetse ushize ibaze ko bambikurije miliyoni 900 kuri konti yanjye. Ati oya, ibyo ntabwo nshaka kubyinjiramo, icyo cyaba ari ikindi kirego. Gusa icyo nshaka kumenya neza, ese Godanse nta kintu mwaba mwarigeze mupfa mbere yuko ashimutwa? No, ndakubwiza ukuri, nta nubwo nigeze ntekereza kubona, kandi icyo twapfa cyose ntabwo suri kubona njye n'umuntu washimuta umuntu. None se abandi babashimuta bo baba bameze gute? Okay, rero urabugumyemo hano, kandi turaba tugumye tugufunge mpaka tumenye ukuri, ndetse ndi kubona ikinyoma cyose uri kumva twose nta kuri kurimo. Gusa rwose Sherifu, njye ndi kukubwiza ukuri, ndetse 100% pe, nta binyoma birimo. Nta binyoma birimo. Sawa, ntari tuzabereka ko nta binyoma birimo. Gusa tugufata gato, kari wowe uzabyicuza muko, kandi ugerageze be serious, kuko iyi case iri seri. Sinzi impamvu utari kubibona neza, gusa kino kirego kiri seri kurusha uko ubitekereza. Rwose mumbabarire Sherifu, njye nta ruhari nabigizemo. Okay, tuzabyigaho neza, tuzamenya koko nimba nta ruhari wabigizemo. Gusa tugarutse mu mujyi, Manzi yaragenda ndetse ashaka ibiryo, atangira kuba yagaburira Godanse. Ati Manzi, niwe wanshimuse koko? Dijya ndetse ugabanya ubugoryi, kandi nukomeza kuvuga amafuti nkayo ngayo, ndongera ngufunga umunwa ndetse nkwima ibiryo. Ibaze ko maze umunsi wose ntararya Manzi. Si wari inshuti gusa abantu niba bipe? Si wari inshuti na Ange koko? Si mwari mugera no kuba mwashyingirwa? Twari tugiye kuba twashyingirwa, ariko wibagije kuntu ajya guhora uvuga ngo ni umuntu mubi. None iyi niyo sura yanjye ya nyayo. Koko mama mbere yuko apfa yarabizi koko, abantu baremye mu ishusho nyinshi bariyoberanya, ntabwo wamenya umuntu wariwe. Mama wawe, ibyo byose ntacyo bindebaho. Fata ngatwa, ndetse kandi nutarya ngo uhage, ndabasha kuba nakugirira nabi.
sha gusa manzi uri umwana mubi, ubu se basi wambabariye nkavugana basi na Chris nkamubwira ahantu ndi ariko ufite ubugoryi muko nta n'urusono uhamagare, uzi ko ufite ubwenge bukeya cyangwa ushaka nkohereza abasore banjye bagufate ku ngufu. No ntubikore rwose kuko man ibaze. Oya basi mbabarira ntubikore basi, nanjye sinongera kuvuga Chris. Okay sawa fine, wowe uraguma hano mpaka ibintu dushaka ndetse tubigezeho. Ese basi ndi kuzira iki? Mbabarira umbwire ikintu ndi kuzira pe. Mbabarire nkubwire ikintu uri kuzira. Ninda kuyenga ayo matwi yawe yabangarike wumva ibyo Patrick yari kuvuga, hari wari wabigutumye. Gusa nanjye rwose ntabwo nashaka kubyumva manzi. Naratambutse numva ariko waratambutse wumva ari kubivuga. Ndabizi neza waramwumvirije. Rero koma ndetse tuza. Ahubwo Imana ishimwe ko waramwumvishije. Kuko iyo utamwumva ntabwo imipango yanjye rwose mba nyigezeho. Okay. Gusa ndakubwiza ukuri ibintu bizakugaruka. Urambwiza ukuri bino bintu. Okay, ntari bireke bizangaruke rwose goda. Kristo yarashatse ndetse atuma umutwe dore ko yari yabuze mushikiwe kuko yaramubuze, atanga n'amatangazo kuri radio. Gusa yarashakishije ndetse aramubura. Gusa Patrick nubwo yari yabwiye Kristo ko yagiye kwa polisi, gusa siko byari biri. Ahubwo yahise akahamagara Manzi ati Manzi bimeze bitese? Ati ni sawa bro, none ndakeka imipango yacu iri kugenda neza. Ati kabisa niwe wanjye wundi bro. None se bimeze bite man? Bimeze neza, amaze kugaburira kakagoryi. Ati wamuhaye ibiryo se? Ati aha papa yaragiye kunyica yaramereye nabi. Ati nde? Ati papa tiye gukomana. Ati what? Are you serious man? Patrick kuhindutse se bigenze biti? Okay, now I get it. Ya, ndabyumvishije ubu ngubu rwose. Manzi nawe warankinnye kweli? Naragukinnye. Nagukinnye se gute kandi? Burya wa mu boss ujye uvuga ni papa wawe. Ti no nivugiraga bro. Rero wisamye wasandaye. Ti kumbe niwe papa wawe sha. Bishatse kuvuga ngo papa wawe nushaka guhombya Ange. Gusa ibi bintu ntangiye kwicuza man. Ntangiye kwicuza, ntabwo nagakwiye kuba narahimukira mukobwa. No bro, wikwicuza man, ibintu bigiye kuba byaba success. Ariko se ni gute uri kwicuza kandi ibintu bigiye kurangira man? Tuza bireke we. Nta mpamvu yo gutekereza kuri ibintu bigiye kurangira. Rero nta nyine si why bro? Calm down. Sinzi impamvu uri calm down naso. We gasopo. Respect to my daddy. Utaza n'ubugoryi papa. Naza n'ubugoryi. Okay sawa basi, I'm sorry Manzi. Ndumva si gisaba imbabazi kayose ari kubiki. None se man, uwo mwana ngo dansa ameze uti? Kaba kari kuzana amarira ngo ibikine bikingo ni nkare kure ngo ntabyo kazavuga. Kare kure ntabyo kazavuga, karekere mwaho ngaho sha. Tubanze dukora imipango yacu tuyirangize. Abahaka se wababonye man? Ya, abahaka boho bari bahari, gusa ndikona ubushobozi bwabo buri hasi cyane. Keneye undi muhakurenze. Umva rero ngiye kuba polisi kugira ngo umukobwa adabasha kuba yatuneka cyangwa sanga abashe kuba yadukeka. Ngiye kuba najya kuri polisi mwisurishwe kugira ngo wenda atekereze ko nyine njye nawe turi kumwe. Cyakora bro niwe wanjye rwose, imipango yawe bundi gutya 100% njye ndagufana rwose. Uramfana cyangwa ufana ibyo nkora? Ya of course ndafana nyine, byose ndabifana man, nta nibirenze. Okay, wajya kuba polisi kandi kuko ushoboye bro. Ntagukeke na gato. Aba yataranketse mwiriya minsi yose, ubu nibwo yankeka. Tareba Imana reka njye kumureba. Sawa rero, gusa abo bahaka manu biteho ndetse ushaka bahaka barenze. Nuko Patrick akimara kuvugana na Manzi yase kajya kuri gereza. Bimeze bite Patrick, kugarutsa none iki? Ati murabona uriya ni mushiki wanjye, nyine nshaka kumenya ko ntameze. Ni mushiki wawe ko mu byangombwa bye ndetse no mu byo yatubwiye byose watigeze ugaragaramo. Sheriff ushatse kuvuga iki se kandi? I mean ko mu bintu byose yigeze avuga, atigeze avuga ko afite musaza we. Gusa yavuze kuri mu nshuti ze. Ya of course ni mu nshuti ze kandi twarakuranye. Rero urumva nyine ibaza ha masageze ngerageze. Nyine nkeneye kugira ngo basi mbashe kuba nambona tuvugane. Okay, tujye kuba twaguye iminota itarenga 20. Muvugana ibyo muvugana uhita usohoka ugende. Kandi kino kirego ndi kubana n'inshuti ze ziri buze ko bazabigenderamo. Ati no nyine ese Patrick
ubundi koko tuganire bro mbere yo kugenda ndetse wenda ibya sherifu reka mishize hasi tuganire nk'abantu basanzwe nk'amanega ati ibya sherifu ubu bishize hanze ya of course none se ushatse kumbwira iki kandi ese koko Patri wowe urebye uriya mukobwa ubona yashimuta umuntu koko ariko sherifu wajya uba umuntu nawe kweri n'imyaka ukoze aha hantu koko none se nta maboko afite nta mutwe ibaza umuntu ufite kampani icukura amabuye y'agaciro urumva ko yashimuta umuntu ni ibintu byoroshye cyane we ni ukuri kuvuga kandi muri inshuti njyewe ariko ubusanzwe nubwo turi inshuti nye ntabwo nyashyigikira amafuti nyine iyo ufite amakosa ndagutanga sinyashyigikira ibyaha ati okay sawa ntaribi rwose ndumva I'm surprised kabisa sherifu nta mpamvu yo kuba surprised se ni iki kigutunguye ubwonko bwo koko nyine ntunguwe n'ukuntu utunguwe se n'iki kandi tunguwe n'ukuntu ngo yabikora urishuwa neza ya of course yabikora nkuko nanjye nshobora kuba nabikora ariko njye nyine ndi ndakemwa mu mico ndetse no mu myitwarire gusa nyine uriya sinamushira amakenga ahubwo mukora investigation neza ariko kumbaza ngo yabikora icyo cyoroshye nka misa ya mbere yabikora cyane rwose ntabirenze atoke sa no umva ni mufungura abasha kuba yajya kureba Ange nuko Patrick yase kajya kureba Ange gusa chef asigaye yibaza ati okay icyo nashakaga ndakibonye ikigaragara cy'uriya mukobwa nubwo afite zino nshuti nazo zirimo ikibazo kuko ashobora kuba ari mu kagambane ndetse akagambane hey Patrick nareka ntangire ngo ushake amakuru ahubwo reka nshake n'uburyo navugisha Manzi kugira ngo amakuru neza nyamenye kuko sinshaka ko sinzongera gukora ikirego ngo gipfe maze iminsi nkora ibirego ndetse abantu bakaharenganira sinshaka ko hari umuntu uzongera kurengana nshaka ko umuntu wese abona liberté ye nuko Patrick yase kagenda ndetse agera mu cyumba Ange yari arimo ati Ange bimeze bite se Ange yase kazamuhoberera gusa afite ibyishimo dore ko yarabonye umuvandimwe we nyamara ganti yarazi neza ko Patrick ari uri kumushira mu cyobo ndetse atazabasha kuba yakikuramo ati Patrick umeze neza ati of course Ange ariko se ubu namera neza nari nkubeshye ntabwo umeze neza ese we Ange bimeze biti shawe bivuga nyine dore urabona nahangato nahanisanze ndi muri gereza ese Patrick ibi bintu nta makuru waba ufiteho koko cyore subwo Ange urumva amakuru nayagira gute koko nyine sha bro ibaze koko ngo nashimuse none especially Godance man kuko man Patrick ibaze kuko nashimuse ese nshimute mana we man kuki kwemera ko ibi bintu bimbaho koko nashimuse koko oya rwose Ange wirira rwose Ange oya rwose Patrick ntago we wabyumva man kuko mana nuko uri kwemera ko ari ngiye bibaho koko ibaze none ngo nashimuse shimute umuvandimwe w'umugabo wanjye koko ese Ange ugira ubwenge cyangwa narwaye toromo none surabewe ko ngiye na Chris dukundana ngaho ibaze ngo none nashimuse mushikiwe koko ibyo bintu urumva namahano ntabwo bibaho pe ibaze hagira uzi man koko man nukubera icyo ari ngewe Ange please be serious ese uri kwigira make urabura kureka ngo dushake igisubizo none nibyo uri kwigira ubu se nuza nyine nugumukarira ndavano bambaye iminota 20 gusa tugomba guciringa tukamenya amakuru ndetse neza none dore uri kwiriza koko man ubundi abigenza gute gabanya ubugoryi urabona siwe wanze gutanga amafaranga ariko ntabwo nabyanze rwose ni Chris wabyanze ati no reka ndetse ibyo tubireke ntago ari ngombwa ahubwo umva nkubwire rero Ange urabona bari abantu nyine sinzi gusa ntago ari we wamushimuse naye ndabizi nose wajya ukabivuga mu bapolisi ti sherifu nabimubwiye gusa nabonye ntacyo abikozeho wenda hari sinzi niba gusa yanakizera ukuri kwanjye wabibwiye sherifu buri seriete of course nabimubwiye ndetse namubwiye ko atari we washimuse namubwiye ko umusozi twari twirirwanye kandi ntigeze mbona witaba telefone ubwo rero urumva byange bikunde yahuzwa n'ikise kukwizera ahubwo umva nkubwire twajya gutanga amatangazo kuri radio kandi tukaba gukora ibishoboka byose ndabizi neza uriya mukobwa tuzamubona gusa nawe reka ngusabe ikintu kimwe ikihe kintu se kandi
Mana we ubuse koko nyine bya basi mbwira Patrick mbwira nta nicyo nabura gukora pe mbwira basi mbone mvuye muri ino gereza ntangire njye gushaka uriya muvandimwe wanjye. Urabona ntiwabonye ukuntu Chris yakugize? Ese Patrick Chris kandi yagize gute? Twabonye ukuntu yakwihakanye bakimara kuvuga iki se kandi bavuga ko ari we wamugonza. Abonye ukuntu yigira tigeze nk'atakuzi. Shabereke cyakora haraho nanatunguwe pe nta muntu utahemuka. Wabonye ukuntu atakwigira nk'atananzi. Nyina nibyo nanjye ndi kukubwira. Niyo mpamvu nituva muri no gereza uzahite kurekana n'amashweka tuzongeye kumuvugisha. Patrick none ntacyo naguhisha mwana wa mama wundi twarakuranye ibyo nari nayigize byo kugwisha nibyo biri kungiraho ingaruka. Hari kirombe ndetse kirimo amabuye y'agaciro hariya menshi. Ati oya se kandi utambwira ko kiriya kirombe kirera ndetse twajyaga duhora dushaka kugura ari we wagitsindiye. Ati ya of course ninjye nagitsindiye. Ubwo amafaranga wakiguze wayakuye he? Ni yandi yose wabonye nagusabye. What? Miliyoni magana ngahe 800? Ya of course niyo nakiguze. We ko numva wagira ngo waragitoye se. Nyine nibyo biri gutuma ngira confusion. Ibaze ko Patrick Chris niwe watumye nkigura. Yewe byo ntiwakirwa ubitindaho. Ubu se koko ko bagufunze uzi byarimo cyangwa uzi byari kugikoramo? Ati kuko wanamugani. Nyine ngiye gukora ibishoboka byose ndebe ko wava muri no gereza. Ndetse turebe kuri mukobwa nawe twabasha kuba twamubohoza. Gusa nsezeranye ikintu kimwe. Ese wavuze nyine ndi kubyumva ndetse ndibuze kuba nagikora basi. Sezeranya ko utazongera kuvugana n'irangegezi ngo ni Chris. No, gusa sinabishobora. Utansezeranya ubwo rero waza kuba wabyikurikiranira. Ati okay, I promise you rwose Patrick. Ndahita komureka ndetse sinzongera no kumuvugisha kuko bure nawe nyine yanyiyeretse bure namubonye. Okay, none mva nkubwire rero ikintu kigiye kuba cyakurikira. Wowe tuza ntongere kugira amakuru haba polisi. Ngiye kuba nashaka ndetse ndakubwiza ukuri nyuma y'iminsi 5. Urabuvuyemo aha ngaha. Sa rwose Patrick usurize Chris. Umva kandi ubu se tumaze I'm sorry pe basi usurize manzi. Okay byibura na manzi bipfa kuruta. Saba ibihe byiza ndetse kandi urakoze rwose kuba uri gukomeza kunyitaho. Ya of course ngomba kwita gukora business inshingano zanjye kandi urabizi neza ko twakuranye rwose. Nyine urakoze nyine uri kunyitaho bikandenga tu. No nta mpamvu yo gushima ndetse n'inyungu zanjye ndetse n'izawe. Sawa rero kangere ndetse nawe usigara aho ngaho. Sawa. Gusa Chris we aho yarari yashakisha ndetse yari yabuze umushiki wiwe. Gusa ese kafata umwanzuro kuba yajya mu mujyi. Ati reka nje mu mujyi ndayabizi neza nkuko nyine ndabizi nzamubona tu kuko hano hantu hose nahashakiye. Ariko reka maze nyine njye kuba polisi. Ndetse ndebe kuntu Ange ameze ndabizi neza ntago ari wamushimuse rwose. Kandi nubwo yangonze ibintu yankoreye rwose ntago byagakwiye gutuma nyine birusha imbaraga kuba yarangonze. Reka ngene ndetse ndebe ibyari byo. Gusa Patrick agisohoka muri gereza sheriff yese ko yinjira ndetse arongera ajya kureba Ange. Ati Ange biti? Ati ni sawa. Ati okay ndabona umuvandimwe wawe rwose amaze kugusura. Ati ariko se sheri ndakeka naragusobanurira rwose. He is not my brother but he is like my friend. Nyine ni nk'inshuti yo mu bwana bwanjye. Ese we ko numva icyongereza cyawe ari gikera? Yewe sheri bagufungira hano hantu se icyongereza bwo nacyo ntikigabanukira. Ese uriya muhungu uramwizera Patrick? Ati yeah of course ndamwizera. None si iki kandi sheri? Reka nkubaze koko biri seru uramwizera? Ati yeah of course ndamwizera. Sawa. Gusa nyine ntangiye kubibona. Gusa ntugire ikibazo. Nanjye ntangiye kugarukiramo gake ariko nisanga icyaha kiguhama n'undi nta kizakuraho ko nzagufunga. Gusa aho muri uracyafite amahirwe kuko amakuru ndi gukusanya ari kugenda nyereka ko ushobora kuba urengana. Ati what? Base ngiye gutaha. Ati nta n'isoni ugiye ngo usubura ataha ujyahe. Urataha nta n'isoni. Urataha se icyaha cyawe cyaranye ndetse ntabwo kiri kuguhama. Rindira. Icyo nshatse kukubwira ni iki ngiki. Humura ushobora kuzataha ariko ubu ngubu ntacyo nkwijeshe. Oh what?
nari ngize ngo hari n'ibindi kumbe n'ibyo ngibyo sa ntari rwose sheri gusa ukomeze kwirinda ndetse niba ushaka kubaho uriya muhungu ntumwizere ndetse ntihagira n'undi muntu wongera kwizera kuko nubizera araba ari inzira yawe yo kurimbuka rwose sa nta kibazo rwose sheri nta mpamvu ndibuze kuba nanjye ntabwo nta muntu nongera kwizera pe ati okay fine noneho rero reka ngende ndetse nkomeze nshakisha amakuru gusa ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo Sam arakoze rwose sheri gusa manzi w'abahaka yari yazanye bari bakomeje kumubera ikibazo ese gutrackinga byabananiye basore guhakinga mukabasha kuba mwakura ari amafaranga kuri ya konte byabananiye atariko boss reba nyine kuntu bimeze biragoye pe kuko konti umuntu uyifiteho access n'umwe gusa turi kubona ari Ange gusa ati ya niyo mpamvu nabazanya kiba atari we gusa nanjye ntabwo nari kwirwa mbazana nari kubyikorera gusa rwose biragoye ariko reka tugomeze tugerageze ndetse ndabizi turuze kuba twabigeraho gusa biradusaba iminsi igera kuri 3 cyangwa 4 kugira ngo tubashe kuba twahabwa access natwe ati no mugerageze mukora uko mushoboye rwose uyu munsi kandi murari mubirangize manzi niba ari ako kazi rero ntabwo byashoboka bro nyine ntabwo byashoboka ati kuhindutse se we nyine dushatse kugusobanurira ntabwo byashoboka ko twatrackinga cyangwa ngo duhakinge muri uyu munsi umwe wonyine gusa kuko amakode yonyine agize ya konte yiwe biragoye pe nyine uratwihanganira duha iyo minsi pe ati okay mukora uko mushoboye gusa byaba byiza mu minsi 2 itarenga mubaye mubirangije ati okay byibura mu minsi 2 tutaruka rwose twabikora atariko nawe ugomba kongeza umushahara ati amafaranga se nangize ngo n'ibindi muvuze mwege mukora ibyo mbategeka nta bindi amafaranga yo ni muyareke amafaranga ndabizi neza arahari kandi nta birenze rwose mukora ibyo mukora mwebwe ibindi mubireke rwose nuko Chris yagiye kubona dogiteri arongera amuhamagara ati Chris ko turi kukubura kwa muganga bimeze bitushaka ko kuguru kwawe kuzangirika dogiteri rwose byakomeje kugorana ubu ngubu cyo nitaye hose ukuguru pe nitaye kuri mushiki wanjye nose wakomeje kumubura musore ya of course nakomeje kumubura pe ntabwo ndi kumubona naramubuze neza what are you sure ya naramubuze pe ntabwo ndi kumubona ewe sorry pe ihangane nukuri ihangane ntabwo ari uko nguko narimbiza yewe naramubuze pe naramubuze ntabwo nkimubona sinzantu nyine baramushimuse muri make what ariko abantu barasaze baramushimuta se na amafaranga ufite uzabaha man utambwira ko babashatse kumufata ku ngufu no Imana ifashe sinabyumva rwose no doctor ahubwo se ibyo bireke doctor ibyo bireke rwose ibyo nta birenze wavuze se kabona Ange bamufunze ngo niwe bamushimuse what yeah of course ngo barafunze ngo niwe bamushimuse no impossible ese ubwo ibyo bintu birashoboka we yewe byarashobotse rero gutya arafunze kandi ikindi nyine iki byancanze rwose doctor byancanze noneho nyine ndi kumva naki wari kumva wagira ute kandi Chris ugabanya ubugoryi ibyo bintu ntabwo mishyigikiye ndetse nta nubwo ari byo nyine doctor byancanze pe byancanze ndi kumva isi yanyikaragiyeho no don't worry bro nyine ntugire ikibazo ndabizi neza biri buze kuba byakemuka birakemuka araza kuba yamera neza kandi ikindi base ukuguru umva ko utakurya doctor niba ari kubera ari ibibazo byinshi ufite nyine ukuguru ndumva ntacyo kuntwaye nukuri bimaze kundenga pe uzi ko wagira ngo ibibazo byose niwe byagenewe ngaho ndebera kugonga mushiki wawe Ange nawe baramutwaye bro ariko ihangana Imana irahari kandi izakugirira neza pe ndabizi neza icyo kirogo kiraza kuba cyakimuka vuba kandi abo baginga bari buze kuba bafatwa kuko ndabizi neza uriya mukobwa ntabwo yakora ibyo bintu rwose yego rwose doctor ntabyo yakora pe niyo mpamvu nanjye ntari kwizera ko ari we babashije kuba wagwa nyine bari kumubeshyira ndabizi neza ya of course uriya mukobwa n'umwana mwiza rwose ahubwo sinzi n'ibyo bintu hantu babikuye pe ariko wihangane pe ndabizi biruze kuba byakemuka vuba kandi uko kuguru kwawe ukomeze kukugendesha neza kugira ngo kudakomeza kuba kwagira ibibazo utabona ibibazo byawe byiyongereye mu bindi yego rwose doctor none se we doctor basi umeze neza mu buzima busanzwe yameze neza gusa mwana wanjye urabizi nari ntangiye kugufata nk'umwana wanjye pe gusa ibibazo biri kumbaho nyine nanjye ntangiye kugibaza ko ntangiye kugira impuhwe birenze pe ndi kwibaza ibintu biri kukubaho nyine ntago ku myaka yanjye ndi kumva birenze pe ndabizi Imana irahari ku bwacu kandi nta kintu kizaba pe Imana izatugirira neza kandi ibintu tugomba kubicamo
yeah of course tugomba kubicamo ariko birarenze pe, birenze ukwemera. Birenze ukwemera ariko tugomba kubicamo. Nanjye reka nzengere mbyigeho pe, ndi gushaka kuza kugusura ubu ngubu se ubu ngubu kuko ndumva ufite ibibazo byinshi. No doctor, nta mpamvu rwose kuko ngiye kujya kuba najya kuri gereza mbashe kubanza gusura Ange. Ati okay sa ntari numva yumvugisha gusa umusurize disi kandi umubwira akomeze kwihangana. Doctor ukivuga ibyo ngibyo se uzi ko burya Ange ariwe wangonze ti yewe niwe wangonze nagatangaye impamvu yanyitagaho ti no Chris tuvuga amagambo ameze nkayo ngayo nabwo ni rimwe se ni kabiri abantu bagonga abantu bakabata ariko wenti yagutaye yakujyanye no kwa muganga notagiye kwivugishwa ayo mafuti. Ibyo nta birenze bro, ahubwo we mubabare ndetse umureke kandi uriya umuntu yavamo umukazana mwiza utazazana ubugoryi. Sa rwose doctor murakoze reka ngende ngereyo. Nuko Chris yahise kajya kuri polisi gusa cyashika we ntabwo byigeze bigorana ndetse ntabwo bigeze bamumwima dore ko batekerezaga ko ari we washimuse mushiki we. Ange bitese bite ni byiza rwose Chris. Ese Ange ibintu kuko bizagereza nyine uri kubona bazagufungura ryari? Yewe bazamfungura igihe bamenye y'ukuri nyine pe. Oh mana yanjye gusa baby I'm sorry pe umbabare. What baby? Cyakora abasore mwese muransetsa ubwo uri kunyita nyine, ubwo uri kunyita baby nta nisoni koko. Chris uri kuma nta soni ufite nyuma yo kwemeza ko ndi umunyabyaha kuri nashimuse mushiki wawe especially ko nanakugonze my baby. Biri no kunjya mu matwi wibimbwira no ariko please don't be like nyine gerageza pe wiba gutyo ndakwinginze ni cyakora nta nisoni ufite pe. Ese igihe wahereye wimyoza wamfashije basi ukanyumva please nyumva umva nkubwire rwose rero gusaba akantu ntabi rwose Ange se nicyo wansaba nkakikwima mbare gatatu wamvuriye hano ndabizi n'ubundi gutya byararangiye nyine nta nicyo nzakora baramfunze sinzi n'igihe nzaviramo. No ariko nyumva ndavuze mbare rimwe kabiri gatatu wasohotse hano. What? Ese Ange uwo ni wowe? Yeah of course ni njyewe. Tani sono maze kunshinira kari nyina nashimuse mushiki wawe none uri kuza urindagira ngo ibiki n'ibiki. Ange ndindagira nta ndindagira koko byibura no kurindagira we birenze byo. What? Ese uri kubona muri ayo menyo yawe nakwiramo rwose Ange? Wakwiramo byose ntabwo bindeba gusa Chris uri umwana mubi pe unyihakane ubu si yaki unyihakane ngo nuko gusa nakugonze. Ese iyo ukimva umwana sinari kubikubwira? Ese sinakwitayeho koko? No please reka kuba gutyo pe, reka kuba gutyo ahubwo reka ngwire cyari kinzanye. Okay rogo twavuba ugende ndogoto none gira vuba uve hano ugende. Umva nyine rwose Ange urabona reka dukine ngo dukore investigation dukore iperereza ku giti cyacu. Investigation ku giti cyacu imeze utesera. Umva nyine numva iki wowe reka ndeka iki umva nyine nyumva wereka nyine kakumvugiramo basi nyumve. Okay ngarugo twandika kumva reka basi umva rero reka kwivuna kuko ibyo byose ndabizi ahubwo mfasha ugende. Oya simpita ko ngenda ahubwo nyine mbabarira basi Patrick ndetse na Manzi tubaneki kuko ndabizi ntago ari we washimuse mushiki wanjye. Emma noneho se urabyemeye? Oya ntabwo nyine no kuva mbere nari mbizi ndetse nari nabyemeye gusa urabizi nawe ntacyo nari kuvuga imbere ya sheriff. Ese nari kuvuga iki koko? Ntacyo wari kuvuga. Saba narakubonye nyine. Okay nushaka ngufasha iki? Shaka ko mfasha ndabizi neza warangonze pe kandi nta nicyo bimbwiye kuko byararangiye ariko icyo nizi neza bari abahungu babiri bashobora kuba ari bafite mushiki wanjye ndetse ubu ngubu ngiye kuba najya mu mujyi. Okay be serious baby. Imana ishimwe ko basi wonye ukanyita umukunzi wawe. Erega nubwo nkorera bya bintu byose ndagukunda. Erega ntabyo ngukorera pe gusa nyine I'm sorry kandi mbabarire ndabizi neza bigomba guhinduka ahubwo reka ngire nje mu mujyi mbashe kuba namenya amakuru neza nimara kuyamenya neza uzongera ngaruka no muri gereza ndetse nkuvugishe gusa witeho kandi wirinde kuvuga amakuru yawe yose ahubwo I'm sorry pe cya kirombe nabimubwiye byashidutse bibwiye Patrick tiya
nyine yaje bitewe n'agahinda ndetse no kunyongoshesha, nyine birangira mbimubwiye ati okay ntabirenze n'ubundi nta nicyo nabikoraho, ariko reka njye mu mujyi gusa ahubwo ndangira ati okay wowe uzampamagara kuri telefone. Ahubwo se nari nibeshye, zampamagara se kuki? Ariko nta kibazo, wowe urabona mu mujyi ugishika mu mujyi iriya nzu ndende irimo kurusha izindi, hariya mu nzu mu nzu iki se kandi nyine I mean hariya muri floor ya 5 niho nakoreraga. Numara kujya kuri floor ya 5 ndabizi neza uzatakwashika kandi uzababona bari abasore, ariko nyine uziyiteho batazakugirira nabi. Ndabizi ntabwo bazangirira nabi, ndetse nkeneye kubona mushiki wanjye. Ati okay ese icyo gitekerezo wagikuye hewe? Nicaye ndatekereza ndibuka neza, sanga bari abantu nyine kuntu n'uburyo bakoragamo yabinyereka ko hari ibindi bintu bakora ku ruhande ntazi ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero ngomba kubikurikirana ndetse bikagenda neza, no other mistake pe, kuko nakoze amakosa menshi ahagije. Ubu ntabwo nkeneye kuba nakora irindi kosa. Sawa ntaribi rwose, good luck baby, nyine I love you kandi wiyiteho, dusubire ndetse dukumburanye baby, I miss your kiss. Somaho gato cyane urebe bikubaho. Waretse wibata ngize ngo byibura basi urabyemeye? Ati no muri gize ntabwo yabyemeye rwose be, gusa vuba nga ndasohoka ndetse tuzabonana. Sawa rwose baby, ibihe byiza, gusa nyine dusubire ariko ndagukunda. Ewe nabyumvishije, genda ukemura ibyo bibazo nanjye reka ngume muri ubu buroko. Sawa ndetse ndagusezeranya kuri buze ko wabuvamo, nyine ndagusezeranya kuri buze ko wabuvamo vuba. Nuko Chris yavuye muri gereza ndetse ava yemeranyijwe na Ange ko agiye kuba yajya mu mujyi. Ati ese Chris urabizi neza ko nta kibi kizakubaho? Ange ibi biri kutubaho birenze ibi rwose, tugomba gukora ndetse tugomba gukora cyane, kuko dukomeje tukigira gutyo ndabizi muri twebwe hari uwashiduka ahemukiwe ndetse kurusha uko tubitekereza. Sawa nyine Chris witeho kandi ndagukunda, thank you, nanjye ndagukunda rwose. Nuko Chris yese ko yigira inama yo kuba yajya mu mujyi, gusa akajya mu mujyi nta muntu n'umwe abibwiye. Yahise katega ndetse ajya mu mujyi adatinze, gusa mu gushika mu mujyi yahise kabanza ayoberwa inzu bari bamubwiye kugira ngo abashe kuba yahita akayigiramo, kandi nta n'undi muntu yagombaga guhita akamugara kugira ngo abashe kuba yamurangira. Ose kuko none umwana njyana ntamenya gute koko Ange ko yambwiye ko ari hejuru, nkaba ndi kubona nahageze ariko simpamenye. Gusa akiri muri floor yo hejuru agiye kumva yuva abantu bari gutongana. Ati abo se kandi bari gutongana bapfikira, reka ngende ngere imbere gatonya numve. Gusa mu gushika aho ngaho yahise kasanga ari Patrick ndetse n'amazi ari gutongana. Ariko manzi warasaze man, umva nk'ukuntu uri kuvugira hejuru, se ugwagize umuntu kumva. Ati no bro, nubwo mba ndi kubivuga ndetse niturira ariko warampemukiye, ngaho tekereza nk'ibi bintu rwose. Ibintu se kandi bimeze biti? Reba uriya mukobwa njye nageze rwose, reba uriya mukobwa njye nageze muri gereza rwose mugirira impuhwe, uziko ababaje kurusha uko bitekereza. Ati izo mpuhwe bagakwiye kuzigira mbere yuko tubanza kumufungisha. Urabizi niwe wirukanse cyane kandi ubasha kuba wabibwira abapolisi. Yari yamaze kwemera ko ari buze ko yaduha amafaranga, ntabwo byari ngombwa ko rero umutiza abapolisi. Ariko ubugabo bwisubiraho kuko njya mbona ari ubugoryi. No winyita ikigoryi mani kandi ntago ari byiza. Nuko Chris yese katangira kuri codinga kugira ngo abashe kuba yakumva neza ibyo bari kuvuga. Kandi Patrick komeje kugira gutyo nawe byago byakugeraho rwose. Bikangeraho bimbwiye iki se ko namaje kumenya kuri n'umunyamafoto we rwose manzi. Ubu se basi uriya mukobwa uri kumwitaho ngo dansera ahantu bamufungiye? Ndi kumwitaho, nabuzwa n'iki se kumwitaho wamuginga? Bereganye ntabwo ndi umuntu mubi mwana. Ati ntabwo uri umuntu mubi cyakora bro, kandi ugiye bika ko yamajwi y'abanshi afite rwose. Ayahe majwi se kandi? Yamajwi na kuri codinze bwa mbere ndacyafite. Ndi kuvugana na papa mubwira ko gahunda zo kubona barira Ange zigeze kure. None bakeka yandi majwi naba mfite. Njya nicuza n'impamvu nabyumvishije rwose, iyo ntabyumva nkikomereza simbyiteho. Ntabwo nanjye mba nagambanye rwose. Reba kubera urukundo rutumye undi mwana bamufunga, kubera urukundo nirengagije ko twakuranye. Umva we ibyo ngibyo ntabwo akwiye kukibirebaho, ndetse nta nicyo byagufasha, nta nicyo byakugezaho, ahubwo byibagirwe. Umva ikizima twagakwiye guciringa business yacu ndetse tukayigira success, aho kwirirwa uvuga ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, nta nicyo byakugezaho rwose, ntacyo byangezaho. Nuko Chris yese katungurwa ndetse aratangara cyane, dore ko yaramaze kuba yamenye ukuri, ndetse yaramaze kumenya ko Patrick na Manzi aribo bashimuse mushiki we. Yaramaze kumenya ko ari nabo bafite uruhare kuba Ange yafungwa.
ubu se ngiye mbashe kuba nagarura mushiki wanjye bigenze ute koko? Aya reka ntageramo nanjye ahubwo bakanshimuta, bwo ngereka mfite ko nsubira mu cyaro, amajwi mfa kuba nyafite. Ese Patiri nta muntu uri hanze uri kutwumvara? Ati none ndatekereza ntawe. Fungura urebe, ndabizi neza hari umuntu ushobora kuba uri kuza ndetse akaturikodinga akadufata amajwi, kandi wibuke neza ko cyagiye nawe ndi kodinga sine nabitekereje, ndetse nubwo nakeka ko wabashaka kuba wanyumva. Yewe gira amahoro, nta muntu wasubira kuko waza kutureba koko. Jugabanya ubugoryi imana, jugabanya ubugoryi, baza sabwa ukabimenya. Humura rero ntawe uhari, dore ndabona nta muntu n'umwe uhari. Gusa mu kujya kureba kuko yasanze Chris yagiye kare ntawe urukira aho ngaho. Chris asekagenda ndetse asubira mu cyaro. Gusa mu gusubira mu cyaro Ange aho yari afungiye ndetse na sheriff bakomeje kuganira. Ese Ange koko uri kumva bino bintu bizagenda bite? Suko tujye ko twagukatira, ariko no sheriff nta mpamvu yo kuba mwankatira. Ese nuko uri tutari kunyizera kuko ntaga njye washimusura mukobwa. Ese mbaye naramushimuse aho ireba iminsi mazanga kuko abantu namushyigiye ntibaba baragize impuhwe ndetse bakamugarura. Rero dukeneye ibimenyetso ndetse ibimenyetso birenze kugira ngo tubashe kuba twagufungura. Kandi ikindi kintu namaze kubona cyo, uriya muhungu ngo ni Patrick rero simwizeye rwose. Nta mpamvu nimwe rwose ufite kuba wamwizera kuko nanjye ubundi ntabwo nanjye mwizera pe. Gusa nabwo bitavuze ko iki, bitavuze ko nyine byakomeza kujya si uko bizageza hehe. Wambabariye kuko ukamfungura nkagenda. Uri kuntera impuhwe se? Impuhwe ntacyo zagufasha mukobwa wanjye, ahubwo wegerageza ukora uko ushoboye, ukomeze ushakishe ndetse ubwire bari abahungu bawe bashimuse Godansi bamurekure. Ariko kuko nzagezayo nta muntu wigeze umushimuta, kandi nakubwiza ukuri pe, nta muntu wigeze umushimuta mu banjye pe, kuko abaye hari baba baramurekuye. Nkaho none ukomeza wishimire kuba waguma muri gereza. Ese manzi we yabazi neza ko bagufunze? Bireke ndi kubona ko ari n'akagambane rwose. Ati okay, rero nibishira kino cyumweru tutaramenya ukuri neza, tuzakwandikira dosiye ndetse tubashe kuba twagukatira. Ange we byaramucanze, dore ko yaratangiye kubona ko ibintu bikomeje kuba seriye, kuko yari ari kubona neza ko nta muntu n'umwe afite kuba yamurengera cyangwa se ngamutabari. Ese Chris, yego Patri, bari abahungu bawe babahaka babigeze hera? Ndikubona rwose bigiye kuba byagera ku musozo, bagiye kuba babirangiza. Basore banjye nizere ko muri kubikora kandi mugiye kuba mwabirangiza. Yego boss, nta munsi urenze umwe turi buze kuba twabana tutarabikora. Ahubwo reka tuteko duhamagara ndetse duhamagare kuri banki ya Ange twumve ibyari byo. Nuko bahise ko bahamagara kuri konti ya Ange. Bimeze bite se ko duhamagaye kandi nanone? Ange amakuru meze neza? Ati yego rwose meze neza. Ange ko numva ijwi ryawe ryahindutse ra? Ati no ntabwo ryahindutse, ahubwo nuko maze iminsi ndwaye. Ati okay, rero ushaka ko tugufasha iki? Shaka ko mwongera mugatanga access abantu bakabasha kuba bakubikuza amafaranga nta kibazo. Ati what? Nuko ntwaje hano tubwira kuri kubirwanya kandi ko bamaze kuvumbura ko Manzi na Patrick aribo bagutwara amafaranga. Ushaka ko none duhita ko twongera tukabibikuza koko tukabikora gutyo? Ati shaka ko mwongera mukabigira unblock rwose bakongera bakabikuza nta kibazo. Ange wese umeze neza? Ati of course imeze neza, ahubwo mu bikore vuba vuba. Ati rero Ange wihangane, ntabwo byata ko bishoboka none. Ati ndabikeneye cyane rwose ni mumfashe. Ati no Ange, birabintu rero bisaba process ndende, atwara umunsi wose. Basi mumbabare mukuru uko mushoboye rwose, ndebe ko basi uyu munsi warangira mu bikuzi, kuko nimutabikora ndi kumva company yanjye yabiri guhomba. Ati ariko mukojo basereye rwose, haba yataranashira n'ukwezi ugarutse hano umbwiye ngo tubiboroke tubireke, none twongeye tubibrokore tukajya ukina natwe rwose, ntabwo tungana nawe kandi ujye umenya ko ino ari company ndende, tukajya ukina natwe rero rwose. Ni mumbabare ntabwo nzongera kubakinisha, ariko mumbabarire basi ubu bwa rimwe. Ati okay sawa, ntari bireka tuje tubikoreho. Uyu rwose ntabwo ari Ange ndetse ntabwo twabyemera, tuzamubikuriza ndetse tuzabasha kuba twagira no konti yiwe kuba itari broke ari uko ageze hano, ndetse tumaze kumenya neza ko ari we, kuko ndi kumvijwe atari iryo rero tutabikora bikatugiraho ingaruka. Ati okay sawa. Gusa abahaka bo aho bari bamaze kwishima, dore ko bari batangiye gutekereza ko company yabo igiye kuba yazamuka, kandi bari bamaze kubona ko access bagiye kuba bayihabwa yo kuba bafungura rwose amafaranga bagatangira kuyabona. Ati rwose mwabahaka mwe muri abantu beza, gusa nizere ko bino bintu bizaguma hagati yacu, nta wundi muntu uzigera abimenya. Boss nta wundi muntu rwose wabimenye, ahubwo se boss uraduhemba ryarira ku munsi ugiye kuba warangira kugira ngo babashe kuba bafungura ndetse ubashe kuba wabikuza. Ati ntimugire ikibazo rwose, ahubwo reka mpamagare papa nawe aze duserebure ino nsinzi, kuko ino konti yose tugiye guta ko tuyividura rwose, nta kintu na kimwe kigiye kuba cyasigaraho.
okay sawa ntari bino reka tubikore gutyo. Ese Patri ubu ngubu Ange ntazatuvumbura ati azatuvumbura ariko tuzata ko twimuka tuve hano tuzaguma no tuhamara iki ahubwo se mani kari agakobwa ngo ni godance turakareka cyangwa tuzata ko tukica ati nidushake tukareke dore ko ntacyo kazaba gasigaje. Nuko manze se kahamagara se Timanzi mwana wanjye nizere ko ibintu noneho byakemutse kandi bimeze neza. Ati papa tugira ikibazo ahubwo wakaje no kuri company yanjye nkoreramo ukaza tugaserebura ino nsinzi. Tibyagenze gute wayabikuje? Ati no bampaye iminota mike cyane kugira ngo bampe access. Nari ngize ngo byibura byanakunze. Ati papa ntugira ikibazo rwose urafata imodoka uragera hano byamaze gukunda. Sawa ntari bimwana wa reka ze ndetse mpageri. Nuko se kafata imodoka kugira ngo abashe kwashika babashe kuba baserebura dore ko bari bamaze kubona neza ko access bagiye kuba bayibona kandi ko amafaranga bagiye kuba bayakura kuri konti. Gusa Chris we yase kagenda ndetse asubira ku bapolisi. Ati ese Chris kuje utarwiyambitse aho n'amahoro? Ati rwose ese Ange ameze neza? Ati ameze neza turi guteganya kwa twamukatira imyaka itari mikeya kandi ntabwo izajya munsi ya 25 kandi tuzakomeza dushaka mushiki wawe rwose ndabizi neza tuzamubona. Ariko namaze kubona ahantu ari rwose namaze no kumenya n'abantu bamushimuse abwo mwamfasha mugarekura Ange. Ese urasaze kano kanya rwose Chris ko warabuze mushiki wawe nibyo byatuma usara gutya? Ati no ese twakwizera gutira? Ati nzanya record naba record nzi bari kubivuga. Ati ese niba ndabo ngabo kandi ni Patrick ndetse na Manzi. Ati nese Patrick kavuye hano mu kandi kanya? Ati yes avuye hano ariko ese kajya mu mujyi rwose rero namukurikiranye ndetse nasanze bari kubivugaho reka mbashe kuba nabikumvisha. Nuko Chris ese ko yumvisha Sheriff amajwi yose. Ati subu nabwirwa n'iki karaba ngaba ari? Ati se Sheriff ukeneye iki kimenyetso kuko kirenze iki ngiki? Abo nibo ndabizi neza nubwo wagenda mu bandi baka bakumva ayo majwi neza bakumva kara yabo. Ati okay ano ndi mutanga buhamya umeze nkawe kugira ngo mubashe kuba mwaba babiri. Ati nta kibazo rwose reka mpamagare dogiteri. Ati dogiteri uhe turya wari uhari bangonga ndetse wabashe kuba wanyitaho. Okay rero nawe yaba umutanga buhamya mwiza rwose nta kibazo. Nuko yase kamagara dogiteri ndetse nawe arahaza. Ati se dogiteri aya majwi hari cyo waba uyaziho? Ati uwo se si Manzi nubwo wundi ntari kumumenya. Ati ariko ndikumvijwe ari rya Manzi rwose. Ati okay fine none se mwamaze kuvumbura abantu bashimusuri ya mwana godance? Of course twabavumbuye ndetse tujye kuba twakora ibishoboka byose kugira ngo tubafate. None se basi mwarekuye Ange kareka kumugumiza muri gereza? Ati no Chris uretse tubaye tuzane bari nabo tubashitse hano muri gereza rwose batako turekuye umukobwa kano kanya ariko ndakeka ibimenyetso mwamaze kubibona ndetse mwamaze kubona karengana sinzire impamvu ese mwamurekuye? Ati no Chris reka tubanze tugende ndetse dufate bari abantu ariko nduva ibimenyetso tubifite rwose mwamurekura. Okay sawa ntaye reka tumurekure. Nuko Ange nawe basi kwamurekura muri gereza dore ko bari bagiye kuba bafata Patrick ndetse na Manzi bityo bakabasha kuba babohora godance. Gusa Ange agifungura telefone yasanze bamuhamagaye cyane. Ati Sheriff ko mbona se bamuhamagaye cyane? Ati ni bande baguhamagaye? Ndi kubona kuri banki baramuhamagaye cyane. Okay takuhamagara wumve byari byo. Ati Ange bimeze bite se? Ati ni sase ko mbonye mwaramuhamagaye cyane n'amahoro. Ati ya no se kwa duhamagaye tubwira ngo twonye duprokore konti yawe bimeze bite n'amahoro? Ati rero ndi kubona tuye kwa access. Ati no ntimubikore ntabwo ari ngewe rwose. Nimba atari wowe nindese ese ntimwamenye ibyambayeho maze iminsi ifunze rwose barangambaniye. Ati babahungu banje banonge barangwambanira gutyo rwose maze iminsi ifunze ariko bamaze kumfungura. Please muretse gutanga access yo kuba twabikora rwose mbabara ntimubikore. Ati nimubemere access babashe kuba bayabikuza gusa ntibemere ko iva kuri konti yabo agume kuri konti yabo ndetse mute kumuzigira block. Kubera iki se Ange kubera cyo gukora ibyo bintu byose dukeneye ibimenyetso birenga ibyo ngibyo ndetse twashaka twafungisha abo baginga kuko bamaze kunzengereza rwose. Okay sawa ntari bi Ange uko bivuze rwose reka tubikore. Nuko base ko babikora gutyo Sheriff ndetse na Chris bahita ko bagenda bajya mu mujyi dore ko bari bajyanye na batayo kugira ngo bashe kuba bafata Manzi. Gusa Manzi ndetse na se bari bishimye dore ko baze gutekereza neza ko babonye amafaranga. Ati papa none ndakeka twayawe dore ko yamaze no gushika kuri konti zacu ahubwo tuyabikuze. Ati mufungure kara kajejwa ngo nego dance tukice. Ati what? Ariko papa twumvikanye ko nta kibazo turibuze kuba twamugiraho ndetse ko turibuze kuba twamurekura kagenda. Turibuze kuba twamurekura mwana wanjye igihe cyose uzajya ukora ikintu ujye wirinda gushaka inkurikizi. Kare kana katubera inkurikizi.
ahubwo bibaye ngombwa nabo bahaka twabica no papa abangaba rwose baba bikora nta n'umuntu ububazi si ngombwa kubica ati okay ariko kare kana ko tugomba kukica rwose nuko bahise ko bazana Gaudence ndetse bamushira aho ngaho muri saro aho bari ati Gaudence amusore gusa tugiye kuba twagukura mu buzima rwose Patrick koko mwambabariye kuko mugiye kuba mwanyica mugiye kuba mwanzeze iki k'ibintu byanyu byose n'umundi byabaye success mwandetse nkigendera koko ati no suko bimeze rwose kuko manzi wambabariye no ntago byashoboka rwose Gaudence ntago byashoboka nuko bakiri muri ibyo Gaudence yakomeje kubatakira ndetse na se wa manzi kugira ngo abashe kuba yamureka no gusa bose baramwangiye ndetse nta numwe yari ufite umwanya wo kuba wamwumva dore ko bari guserebura bari kwinywera amayoga bityo se wa manzi yaseka akuramo imbunda kugira ngo abashe kuba yakica Gaudence gusa agiye kuba yamwicaye se kubiva ubuduha bwa polisi ati ase polisi kandi je hano kuba yakora iki ati papa ntugire ikibazo rwose hano hari umutekano nta mupolisi wari ndetse nta n'umuntu uzi ibintu bintu rwose ati none ko ndi kumva polisi bakiri muri byo gusa bagiye kubona polisi bagwe gituma ati ntihagire umuntu urenga aho ngaho kandi iyo mbunda yawe ntugire ikintu na gito uyikoresha nuko sese katitira ndetse ashira imbunda hasi ati Chris ugeze hano gute ibintu byanyu byose narabimenye ndetse narabyumvishije kandi amarikodi yose ndayafite niyo mpamvu tuje hano ati Chris rwose ibintu byose yabinyeretse ndetse namaze kumenya ukuri amaze kumenya neza ko Ange nta ruhara afite rwo kuba yashimuta umwana w'umukobwa kandi ndabona umwana w'umukobwa rwose maze no kumubona nta n'ibindi birenze icyo ngiye gukora mwese ngiye kubafunga ndetse mbakatire 0 kuko nimwe muhungabanya umutekano w'igihugu ndetse namwe mabahakamwe ntitaye ku byo mwari muri gukora namwe mugiye kuba mwaryozwa ibyo mukora buri munsi kuko ikigaragara cyo ntago abangaba gusa mukorera nabi ahubwo hari n'abandi bantu bose mukorera nabi rongeye kuba nabafunga mwese nuko chef yahise kafunga Manzi ndetse na Patrick adasize nabo bahaka dore ko na se bajyanye nuko barabagera ndetse bajya kubafunga gusa Gaudence yahise kaza ndetse ahobera Chris cyane ati Chris bimeze biti ati bimeze neza mushiki wanjye tumeze neza urakomeye ati of course bimeze neza gusa nari maze iminsi ipangayitse rwose narakubuze ati no Imana ntiyari kwemera ko mfa rwose ntarabona ubukwe bwanjye tuzi ko barabaginga bari bagiye kunyica Gaudence tugira ikibazo rwose ntacyo waba Ange none nawe wabaye umugabo rwose bamaze kugufunga rwose Gaudence bireke rwose ntihamenye iby'umunyororo byari danje pe sano nuba twagenda rwose tukajya mu rugo yego rwose tujye mu rugo nuko Ange ndetse na Gaudence na Chris bose ko bagenda bajya mu rugo naho Manzi ndetse na Patrick na se barabafunze ndetse babakatira imyaka myinshi dore ko bitanatinze Ange ndetse na Chris bose ko bakora ubukwe barashyingirwa Gaudence nawe nkuko barabimusezeranyije se kasubira ku ishuri inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye ndabakunda cyane kandi ndabashimiye mwe mwakurikiranye zino episode zose kugeza zirangiye ndabakunda cyane nkibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kandi ujye kuri Instagram ukore follow ndetse no kuri TikTok hose ni David Rwanda Imana ikomeze kubana namwe